ategereje ajahindutse ariko muri rusange nyine neza ngahumeka ntabwo ndwaye umuhogo ni muzima niwe yagirira ubwoba muzima cyane ibintu sawa cyane buri umuhogo ni muzima agafaranga y'umuhogo ari muzima kaba kari kuza ariko usara yagatse avuga ati karabaye. Humble, how are you? I'm very good and grateful. Okay, amen. Umuryango umeze ute? Muri hehe? Umuryango ni sawa. Actually last night I was picking in the airport. They are joining us. I was there after 10 years. I have to be there. My kids. Ego. Both of them. Bari baho daddy yakoreye amateka. Exactly. Abwati ibintu utugira. What is it? So I'm expecting crazy stuff. Kuri stage Rubavu. Definitely namwe mwese badukunda. Turahabaye. My family alongside there. Amen. I can't wait. None se utuye? Nuye currently I'm in Nairobi. Yes. Currently. Okay. Afisa yagiye no kumufata. Nairobi muri Nairobi barazana baramanuka. Ubu Swahili urayivuga? Yeah, byaranze. Rahira. Seriously. Imyaka aho kwigorora imiyizo ubujura bwabo. Chigana ya manyaka nadumusi. Kandi Safi abivuze ko hari ikintu harakajese yabonye nk'akajese ariko ariko n'umuntu mu biganiro ariko rega no mu biganiro bifite makano kamacenga arakumva bagashaza ariko igiswahili bwo kwiga iki kintu tuzi Nairobi asanga ibintu mbona bimwinjiriza abona cyo kitarimo ariko anyway nico warukumbuye cyane rero kuri group definitely no gukorana ibikorwa twakoranaga ikindi ni social life twese dufite karite zitandukanye yaba Nezo yaba Safi haruba wikaronye haruba ari umukomedi badutandukanyiriza Safi gace ni samaretu amagambo make Safi who is Safi to you? Safi nobody. Rumba Safi ntajya kinga ikindi sometimes ari fun kabos yewe waramutse neza cyane aramutse gutya ariko ni neza urebye ndikumva nareba ituntu muri rusange so munyanganire gutinda bibaho kambutiyaje biki byose aho ngaho no kunyanganira nsabye imbabazi muri rusange. Okay, nta kibazo rwose. All right, Naribi wasanze tumaze kubabaza uko bamerewe makuru yabo ubuzima uko bimeze ko bihagaze wowe bimeze bite? Gusobanuriwe uko ariko bimeze aba diaspora jewe rero ambasaderi wa Urban Boys mu Rwanda ngo bagusobanurire je nk'umuloko rero cyane umulokore nyine je meze neza bari nk'ikawa yo mu Rwanda visit Rwanda when visit Rwanda cyangwa Kanyarwanda ni Kanyarwanda warukumbuye iki cyane kuba muri gucyo muri batatu? Ikintu cya mbere no kuyibona ari gang nkumbuye blog za Safi nkumbuye kuba ndi kumwe na Ambo bwabo seriye bwo ntimuswa ari serious duje gusubira inyuma kuri Ambo watubwiye Safi warutaradusobanurira nisu tugize amahirwe ndura namuvuga hari kugira ngo bitaba amatiko bitaba amazimo yivuge cyangwa muvuge
yivuze yakibeshye ariko nizo rero afite karite nyinshi ariko iyo ndi bwibandeho nuko wavuze mvuze nabi twaririmba unavuye muri modo cyangwa oya vuga ijambo rimwe cyangwa abiri hanyuma okay amagambo ye nuko muri rusange no umuntu nawe ugira blage no umuntu kandi ukunda music no umuntu muri rusange no umuntu ugira urukundo kandi caring a lot ariko akagira na blage ariko ikindi rebana nawe abari open Safi nawe ba describing cyonzi cyo ntiyogowe biri bikugore na amasegonda nakunda rero nkani mateye ariko nabanza nizo ntakunda kujya mu bintu byinshi cyane ni straight urumva ntabwo akunda ca ku ruhande rero byo kudevelopa ntabwo bimwe birangira niba ari ku cyangwa niba ari tumurangize ntabwo finish hanyuma hambo ibintu byacu bizanamo politike nyinshi cyane nubwo tuba dutimire ibintu n'umuziki ntabwo ari politike mukamwibutsa ko muri mu muziki buri munsi buri cyaha tuba tumwibutsa ko turi mu muziki tutari muri politike nawe niba ushaka ibintu gukora umuziki uzajya muri parliament ukoreye muri parliament ntabwo ari parliament ibintu byose ni politike ni imibare nuko disikuru ibara ntabwo ari uko disikuru ivugwa mu muziki iyo muri parliament ahangaha ni kuri KSFM ntabwo parliament ariko ibi bintu wagira rero bimaranye iminsi cyane ubonye ko narobotse hanyuma nizo duzubiri wawe nawe ba describing jewe nihuse cyane Safi gutya mu mwumva nyine gutya bimeze ariko utanagiye kure uzi ko watubaye hafi cyane tujye tuvugisha kure nabo barabizi erega no mugabo barabizi watubaye hafi uko Safi umubona uko avuga niko ateye kuriya kereka nawe iyo byivanze kandi buri muntu agira akantu k'imvange mu hanyuma hambo nyine ni nk'uko nguko hambo nawe ugira ngo ibintu wenda turi nk'aho ngaho Safi avuze nanjye ntabwo mbyishimiye ibintu by'ubuseriye ibiki kubigira ariko sometimes biradufasha kubera yuko turatandukanye kandi ubu harya n'ubutatu butagatifu yego ubwo butatu bwacu nyine nuko nguko nta kintu cyananjye nivuge nawe ntacyo murakoze okay thank you it has been navuga ngo igihe kinini mutari kumwe mudahuza excitement yari kuri airport twarayibonaga rwose abantu nibyo bari bishimiye emotion ku banyarwanda mwaje mubona mu makomanteri ni ikintu bari bishimiye cyane. So now how are you guys ready? Mwiteguye ndavuga kuri icyo ngicyo uko muri ready hanyuma muze no kumbwira uko mwabyakiriye kongera guhuza kuri buri wese. Kwitegura ko turiteguye kuko kwitegura kwa mbere no kuba mwuzuye niba ari Urban Boys tukaba turi batatu deje uko no kwitegura, no one is missing but also we miss taramana turi kumwe, no one is missing but at the same time we miss performing all together same stage. Ikindi cya kabiri dukumbuye no kubona vibe zacu za kera aho Safi yacaga hano nkaca hano tugahurira hamwe ubundi tugafata public bugwate. Rero nibyo we are very ready batatu ku rugamba. Shikari politician neza kabisa. Numvaga habura akantu gato ngo muzanore. Aho gato ngo mpazatera ibiti. Ambo mwamuhaye amahoro.
noneho ndatekereza ko icyo nicyo wagisubije muri rusange cyo kuba muri ready and ndibaza rero mwakiriye mute kongera guhuza kare twose tubivuga ndebye kuri ama profile ya Urban Boys ndabonamo babiri gusa urumva Safi oyavuga nta kire kure Safi mwe yabaye Urban Boy Safi byari ibyiyumvire bimeze gute kongera kuvuga ngo muhuze muri batatu oya birimerega urebye no kuvuga ngo Urban Boys ntabwo yigeze isenyuka burundu hasigayemo babiri naneho ubu nibwo mu gitondo nibwo nashoboye kubireba neza Rusini niyo batwereka profile za babiri no bakanyereka profile ya babiri navuga si Safari he ariko tuza ntabwo urimo ndimo so tell us what's going on cyangwa niki ntabwo byari byoroshye by the way tumaze nk'umwaka n'igice ahubwo kuko urumva twari tumaze ikintu tudakora yenda mwari mubye kongera kuhuza ngo duhuze nk'abatatu ntabwo twagomba kubanza tukaganira tunaba n'ahantu hamwe ntabwo navuga ngo byafashe umwanya kugira ngo twongere tugiye muri iyo mujyi yo kunavugana nawe kugira ngo dukore na business icya mbere rero cyari uko tubanza kongera kuvugana tugahuriza hamwe kujyanye reka dukore bino bintu ejo bundi hamwe niyo bavuga atari ku bundi usanga twandavuye twanduranya so hari uburyo abantu benshi banze gusaza mwanduranya hari uburyo abantu benshi bakorana niyo urumva twahabaye kutumvikana niyo mpamvu ibintu byatandukanye ariko uko abantu bagenda bakura hari uburyo abantu benshi bakorana kandi bigakomeza tutaruma kandi turi n'abana rukundo imyaka 10 n'imyaka myinshi nakongoza abarimo na comment zirakongoza benshi nyamana babunze na comment ariko burya twaricaye nk'abantu bakora gute twakongera tugakora ibintu byacu kandi bitabangamiye yenda imitekerereze yanjye cyangwa ibyo nkora byanjye niba nkora kariyo so ariko twabikora kandi abanyarwanda bakongera bakadutsinda so ntabwo ari ngombwa ko twongera kuba tubana mu cyumba kimwe nka cyangwa ubushize cyagiye ya myaka yashize kuko ngubu wese afite inshingano afite business zitandukanye mfite ibyo nkora mfite afite ibyo akora hari uburyo twarice nk'umwaka ariko tubabya ntabwo byari byoroshye twicaye mu gitondo mu nama mwaka n'igicere rwose ibintu bizakora ibi ntibyakunda kugeza ubwo tuti okay amafaranga amafaranga burajya ahuza abantu nuko ariko nyine byarageza birakunda nk'uko mubona byarakunze kandi urabona ko nta mutima mubi urabona ko nafite nta mutima mubi ibintu nta mahoro ngo so indi mikoranire yindi isanzwe tuzajya umwanya kabos yewe waramutse neza naramutse gutya ariko ni neza urebye ndi kumva nareba ituntu muri rusange so munyihanganire gutinda bibaho kambutiyaje biki byose aho ngaho no kunyihanganira nsabye imbabazi muri rusange nta kibazo rwose alright naribi wasanze tumaze kubabaza uko bamerewe makuru yabo ubuzima uko bimeze ko bihagaze wowe bimeze bite gusobanuriye uko ariko bimeze aba diaspora jewe rero ambasaderi wa Urban Boys mu Rwanda ngo bagusobanurire je nk'umunoko rero cyane umurokore nyine je meze neza bari nk'ikawa yo mu Rwanda visit Rwanda we na visit Rwanda cyangwa Kanyarwanda ni Kanyarwanda wari ukumbuye iki cyane kuba muri
ngo gutyo muri batatu. Ikintu cya mbere no kuyibona ari gang. Nkumbuye black za Safi, nkumbuye kuba ndi kumwe na Hambo bwabo seriye bwe ntimuzi ko ari serious. Duje gusubira inyuma kuri Hambo. Hambo watubwiye Safi warutaradusobanurira nizo. Tugize amahirwe ndura namuvuga hari. kugira ngo bitaba amatiku bitaba amazima yivuge cyangwa muvuge oya muvuge yivuze yakiyashye ariko urajyana nizo rero afite karite nyinshi ariko iyo ndi bwibandeho nuko wavuze mvuze nabi twaririmba unavuye muri modo cyangwa oya vuga ijambo rimwe cyangwa abiri okay amagambo ye nuko muri rusange n'umuntu nawe ugira blage ni umuntu kandi ukunda music muri rusange n'umuntu ugira urukundo kandi caring a lot ariko akagira na blage ariko ikindi rebana nawe abari open Safi nawe ba describing cyonzi cyo ntiyogowe biri bikugore na amasegonda nakunda rero nkani mateye ariko nabanza nizo ntakunda kujya mu bintu byinshi cyane ni straight urumva ntabwo akunda cya ku ruhande rero byo kudevelopa ntago bimwe birangira niba ari ku cyangwa oya cyangwa niba ari tumurangize ntago finish hanyuma Hambo ibintu byaca bizanamo politike nyinshi cyane nubwo tuvuga duti ibintu bintu mu muziki ntabwo ari politike bakamwibutsa ko muri mu muziki buri munsi buri cyaha tumwibutsa ko turi mu muziki tutari muri politike nawe niba ushaka ibintu gukora muziki uzajya muri parliament ukoreye muri parliament ntabwo ari parliament ibintu byose aba ni politike ni imibare nuko disikuru ibara ntabwo ari uko disikuru ivugwa mu muziki iyo muri parliament ahangaha kuri FM ntabwo parliament ariko ibi bintu wagira ngo bimaranye iminsi cyane ubonye ko hanyuma nizo dusubiri wawe nawe ba describing njyewe nihuse cyane Safi gutya mu mwumva nyine gutya bimeze ariko utanagiye kure uzi ko watubaye hafi cyane tujye tuvugisha kure nabo barabizi erega no mugabo barabizi watubaye hafi uko Safi umubona uko avuga niko ateye kuriya kereka nawe iyo byivanze kandi buri muntu agira akantu k'imvange mu hanyuma Hambo nyine ni nk'uko nguko Hambo nawe ugira ngo ibintu wenda turi nk'aho ngaho Safi avuze nanjye ntabwo mbyishimiye ibintu by'ubuseriye ibiki kubigira ariko sometimes biradufasha kubera yuko turatandukanye kandi ubu harya n'ubutatu butagatifu yego ubwo butatu bwacu nyine nuko nguko nta kintu cyananjye nivuge nawe ntacyo murakoze okay thank you it has been navuga ngo igihe kinini mutari kumwe mudahuza excitement yari kuri airport twarayibonaga rwose abantu nibyo bari bishimiye emotion ku banyarwanda mwaje mubona mu makomanteri ni ikintu bari bishimiye cyane. So now how are you guys ready? Mwiteguye ndavuga kuri icyo ngicyo uko muri ready hanyuma muze no kumbwira uko mwabyakiriye kongera guhuza kuri buri wese. Kwitegura ko turiteguye kuko kwitegura kwa mbere no kuba mwuzuye niba ari Urban Boys tukaba turi batatu deje uko no kwitegura no one is missing but also we miss taramana turi kumwe no one is missing but at the same time we miss performing all together same stage. Ikindi cya kabiri dukumbuye no kubona
vibe zacu za kera aho Safi yacaga hano nkaca hano tugahurira hamwe ubundi tugafata public bugwate ubu rero nibyo we are very ready batatu ku rugamba Shikari politician neza kabisa numvaga habura akantu gato ngo muzantore ahubwo gato ngo ntazatera ibiti ambo mwamuhaye amahoro noneho ndatekereza ko icyo nicyo wagisubije muri rusange cyo kuba muri ready and ndibaza rero mwakiriye mute kongera guhuza kandi twose tubivuga ndebye kuri ama profile ya Urban Boys ndabonamo babiri gusa urumva Safi oyavuga nta kire kure Safi mwe yabaye Urban Boy Safi byari byimvire bimeze gute kongera kuvuga ngo muhuze muri batatu oya birimerega urebye no kuvuga ngo Urban Boys ntago yigeze isenyuka burundu hasigayemo babiri naneho ubu nibwo mu gitondo nibwo nashoboye kubireba neza Rusi niyo wabika profile za babiri n'abakanyereka profile ya babiri navuga si Safari he ariko tuza ntabwo urimo ndimo so tell us what's going on cyangwa niki ntabwo byari byoroshye by the way tumaze nk'umwaka n'igice ahubwo kuko urumva tumaze ikintu tugakora yenda mwari mubye kongera kuhuza ngo duhuze nk'abatatu ntabwo twagomba kubanza tukaganira tunaba n'ahantu hamwe ntabwo navuga ngo byafashe umwanya kugira ngo twongere tugiye muri iyo mujyi kunavugana nawe kugira ngo dukore na business icyambere rero cyari uko tubanza kongera kuvugana tugahuriza hamwe tujyanye dukore ibintu bintu ejo bundi hamwe niba bavuze atari ku bundi twanze usaba twandavuye kutwanduranya so hari uburyo abantu benshi banze gusaza mwandura hari uburyo abantu benshi bakorana niyo urumva twahabaye kutumvikana niyo mpamvu ikintu byatandukanye ariko ukabona bagenda bakura hari uburyo abantu benshi bakorana kandi bigakomeza tutaruma turi n'abana rukunda imyaka 10 n'imyaka kongoza myaka nakongoza abari magashi na comment zirakongoza benshi nyambona babunze na comment ariko burya twarice nk'abantu bakora gute twakongera tugakora ibintu byacu kandi bitabangamiye nda imitekerereze yanjye cyangwa ibyo nkora byanjye niba nkora kari yusoro ariko twabikora kandi abanyabana bakongera kamutsinda yego ntabwo ari ngombwa ko twongera kuba tubana mu cyumba kimwe cyangwa ubushize cyane ya myaka yashize kuko ubu ngubu wese afite inshingano afite business zitandukanye mfite ibyo nkora mfite ibyo akora hari uburyo twarice nk'umwaka ariko tupabya ntabwo byari byoroshye mu gitondo mu nama nakarengice rwose ibintu bizakora ibintu byakunda kugeza ubwo tuti okay amafaranga burajya ahuza abantu nuko ariko nyine byarageza birakunda nk'uko mubona byarakunze kandi urabona ko nta mutima mubi urabona ko nafite nta mutima mubi ibintu ni amahoro ubu ngubu so indi mikoranire yindi isanzwe tuzagera umwanya kirabe Rubavu nyeka ko tuzagera undi mwanya wo kugira ngo dusobanurire neza imikoranire y'itsinda bimeze bite uwo mwanya nawo uzaboneka urahari uwo mwanya urahari twihuta cyane rero ni ibibazo sinzi uri busubize ni vuba ndimo ndibaza hari igihe mwageze nka groupe mugashwana nko ku mafaranga ntabwo icyo ngicyo cyaba cyakoze Yesu wacu ntabwo turapfa amafaranga ntabwo tugashobora kubanya amafaranga yanjye reba muturebe ntabwo mpfa kugira amafaranga y'umuntu twapfuye ibindi bintu bitari amafaranga twapfuye ibindi bintu tugapfa nka pendo
dore ukuntu ari hari urugero umubare neza yitwa mufana hambo ntabeshe nanjye nk'urugero icyiza aravuze ati ni kwa mufana agari igihe ukuri gushirira mu biganiro Osha nawe twari n'urugero ni byose ubwo natubwire ko nanjye nabyo aratebya safi ubwo ni safi nyine ari kuba safi ari gukora kisafi iyo mwabaga mwicaye muri batatu muri kujya inama wenda hakagira nk'ikitari bikananirana muri iryo joro mukavuga ninde wavugaga ati okay tubihagarike tuzakomeza ejo kandi mwese mukabyumva byabaga bigoye ni bato kabisa umusifuzi ashobora kuvuga ati iyi match irakomeza cyangwa n'ingiri bupfe ni knockout ni ukuvuga ngo nk'uko yabivuze nta mafaranga twigeze duka ariko ni ukubalansinga opinions na opinion sharing mu bintu rero tuba buriya itsinda riragora ridapfuye amafaranga ripfa ego ridapfuye ego ripfa kurangarana akazi ariko mu bintu njye navuga ko twanabashije kuganiraho mu gihe cya healing muri uwo mwaka twabashije kuganira ni gute wa sharing ibitekerezo byawe uri kukinyira hirya arakigeraho so iyo rero abonye nizo straight takubwiraga kugira mu byinshi cyane so ubwo mu bintu navuga ko iyo habaga heated exchange abantu batagize hari igihe bitarangiraga neza ariko nk'uko yababwiye twagiye dukura n'imitekerereze yo kuvuga ngo what matters actually nje kuba straight kuri icyo ngicyo wari uvuzeho like hari igihe nka conversation yarangiraga nka in tears cyangwa se muri mukumvana mu mitsi mugakorana mukavuga uti ibi ngibi ntabwo birangira gutyo duterana ingoma byaba byarabaye maze mwe pendo yateranye na mama Sava habayemo gushwana ku buryo ushobora no gutekereza ko ibyo byabaho ariko nk'uko twabaga turi babiri ntabwo iyo argument yabaho hagati yacu twese hari umwe uba uri yasaye stepping in uwo ninde I mean ukishaga nuvuga ngo Urban Boys yabaga ya ikibazo ni kimwe nabo bipfuka mu bwabagaho nibura basi umuntu akambare ndakubwiye ngo ivumbi ryaratumukaga none bakadusimbukisha hari umunsi nasimbutse warasimbukaga wazamuka mu kirere wakongera kumanuka ugasanga aho wari uhagazagaza undi muntu cyangwa ndagaze hejuru y'uwo warasimbukaga ukamanuka uhita usanga ugiye ku bitugu by'umuntu icyo gihe wari ugifite akabarago ibyo bintu nibyo ejo tuzabona kuko ngewe mbibaze nkareba nsanga imyaka guhera rya rugo performance ya nyuma mwakoranyije akora nka 2017 n'umunani probably mu ntangiriro za 2017 cyangwa mo hagati urumva abantu baba bamaranye imyaka yose bakorana baba bafitanye ukuntu banarebana gusa akavuga ati tukajya bakurikiyeho kagapa bigiye kugenda gutya na gutya imyaka ishiyemo hafi imyaka 10 kandi noneho abahanzi benshi baza performinga ku munsi w'ejo abenshi baje muri iyo myaka mwebwe musa nkaho mugiye muri za kariyeri solo umunsi w'ejo rero imyiteguro imeze ite kugira ngo abantu bari Rubavu n'abazajyayo bavuge bati Urban Boys ni Urban Boys icyambere murabizi ku mazi bitwaza ka bikini kugira ngo batazabije icyuya akajya gutibura bikini naho bya performance kuri stage abantu bamuza indirimbo turimo zazindi n'ubundi nyinshi twarima kuko nibaza ko nta zindi cyashya twashyizemo nyuma y'icyo gihe so nizazindi rero n'ubundi tukizibuka kwa kundi kandi tumaze neza dukora amarasos so nizera yuko njye ko nabibonye uko muri practice kuntu tuba tumeze igisenyi haraga umuntu agomba kugira igitambo abasaba urumva uwo bafite imyuka urumva yo gusimbuka ko tuzasimbuka pe ikindi navuga nk'uko Rusina bivuze
mwumvisha ibyamubayeho yasimbukaga bazasimbuke mu rugero bari igihe wasimbuka yicara ku bitugu by'umuntu ambulance ikaza gusa bitegure bitwaze imipira kuko tuzabasaba kenshi kubyinana no kuzamuka oyo niyo batayizana bazayiyambura bazabambaye bikini bazakuramo iyo bambaye ubwo se bikini yavuyemo hasigara iki tukiri aho ngaho bon tukiri aho ngaho hari igihe abafana babandikiraga buri wese wenda ku giti cye bababwira uburyo bababajwe nuko mutari kumwe ari nka message mwajyaga mwakira oya hari abafana badutukaga bati muragapfa twashoye imitima yacu muraduhombya uzi umuntu ushora umutima ati nicyo gishoro natanze arutuwa amafaranga yewe baramenashije harassment nyinshi cyane nako mbona kwishinganisha ndarishinganishije nibagiye kuzangirira nabi nizo wowe wahuraga nabo noneho hano mu mihanda ya Kigali muri imihanda aho nifatanyije nabo bakavuga ati turi bamwe rwose amadiaspora bagenzi bawe turifuza ko bagaruka yashyizeho icyasha ati imagine gusiga njyewe okay Humble yeah wowe umaze igihe uri mu rushako and n'icyo wabwira advice abatarageramo bataragira experience babyifuza ariko bari iburyo n'ibumoso yego n'imbere hose tugira inama bamugabo ubwo gira inama ntabwo gira inama Safi na Nizo rwose inama nabagira wowe na Rusine muri bamwe inama nabagira ntango torohesha inama nabagira ntibekemera inama z'abantu bashatse inama yandeme no Sharanje inama ndayumva nushaka urekera aho birahari umuntu washatse amaye inama ngumva Yumva ndayumva niyo kabisa izindi ntabwo nyapfa kuzumva Safi hagiye ushize watubwiye ko ubirimo mu musaza jewe izi nama zambo nizo ndi kumva cyane n'ubyo gushaka ntabwo urabyumva neza umusaza yarabirebye arigeze ni ibintu numva nshaka ntanakora ariko ni ibintu nasanze birakomeye cyane banza bizasaba ngo tubishaka babona bacyatwa ko tukiri abana nk'imyaka nk'itanu 10 banza ariko byakunda naho ngura ho umuntu w'imbarara nawe uriho hehe basanga afite imico y'imbarara ufitiye ikantarange uhuza n'ikibazo reka tandushakisha ubuzima kizazo musa nizo we haro bajya banavuga ko bajya bamubonana nawe bavuga bati n'uyu nguyu kandi nk'abafana ba Urban Boys n'abafana ba Nizo Kabosi ngewe nk'ubahagarariye rwose ngewe nabonye hari fit nziza rwose ngewe mpagarariye abafana rwose narashimye ntabwo nizo nayo yarashatse ntitwabimenya we nizogera mikro Shanjewe reka mubwire sibyo kireho umucyo izo staff ntago nzirimo kano kanya tu ariko nawe warazumvisha hari uburyo nakoraga ubuntuza ubundi uburyo nabibayemo ibyo bintu muri rusange nabibayemo nk'aga crop top cyangwa se nk'akadekapo uri kunywa ni hafi kuri hafi ubundi ntirangiwe ibindi ntibabingire ngo mbyuzuze ibikenewe ntiranitahira uri umunyabiraka next shaka abukunda muri iyi minsi ntabwo urataha niyo gahunda reka tubashimire cyane Yeah, first of murakoze. all abanyarwanda bishimiye kubabona mwese batatu cyane imitima ya benshi iranyuzwe ikindi expectations ziri hejuru ikindi navuga mu izina ry'abafana
mwategura n'ibindi bitandukanye. Najyaga nkubwira ngo amatsinda kenshi si kenshi arama kubera ko buri muntu wese iyo bigiye hejuru bagira inshingano, ariko mu minsi yashize nahoze mbona Boys to Men bongera guhura ku rubyiniro, and ubona ni ibintu byiza cyane, naho babaye n'abapapa bakuru bubatse ingo zabo. Ku bahungu hari igihe bijya bikunda ku bagabo, kuko akenshi hari igihe ibyo wenda baba bapfa babishyira ku ruhande, ugasanga atari no kugira icyo bapfa, ahubwo ari ukubera ubuzima buri wese bwamutwaye ukwe. Ariko ku bakobwa nkakubwira still haba hakirimo ikibazo, kubera yuko abakobwa iyo bagiye mu ngo agendera anda amategeko y'umugabo we, ku buryo usanga agiye mu nshingano zo kuba umudamu, ibindi byose akabishyira ku ruhande. So twarishimye twese kubabona muri kumwe batatu, ndatekereza yuko mudufitiye n'ibindi byinshi muduhishiye tuzabona mu minsi iri imbere. So we wish you all the best. ubwo turahurira Igisenyi ejo, gahunda niyo.